ko turi gucunguza uburyo umwete nakire ishyaka ry'intore kugira ngo banabibwire bamwe mu bari hano babahagarariye kugira ngo babibwire, hanyuma tuze gukomeza kugenda duhana ibitekerezo, ari nako tuza kumenya amakuru yimbitse kuri iki gitaramo cyiswe Inirarugamba. Murakoze. Muraho neza. Nitwa Icyogere mu bahungu n'isati basomanye n'ubwo kwitabara. Ni mu bitaro Taganira Imanzira birimbanye nyamara y'ikirenga na bamwe abandi umuyobozi w'itorero ishyaka ry'intore. Rudasomwa twataramiye usakarane banze ishyaka ry'intore ngombwa mu bacu dirusezera amahera. Dinamibwa y'imbere ruboneka dutabahizi roho byanteko Rwanda atinyanda umwuzukuru wa Rwagiriza. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye ndi umukondo Gatore abandi ishyaka ry'intore. Arakoze Cyogere ndetse na Gatore, ariko mu rwego rwo kugira ngo reka abantu bari gusetinga babanze basetinga. Murakoze cyane n'umva batari kunyurwa n'aho kuri kunyurwa. Nasaba ko Jizena ahera kimwe ku kindi kugira ngo bigende byoroha. Nari mbanje kugira ngo banze gusobanurire ishyaka ry'intore muri rusange. Murakoze cyane, tubanje kubasuhuza. Ugire Imana n'u Rwanda. Turishimye cyane ko uyu munsi mwatwitabiriye, ntabwo byari byoroshye nk'uko mwabibonye, tubiseguyeho rwose ko twanakerewe mu gake, ariko turabashimiye cyane ko mwatwihanganiye tukadutegereza. Itorero ishyaka ry'intore ni itorero rigizwe n'abasaza, urubyiruko, abana biganjemo igitsina gabo, ariko rikaba ari itorero ryaje ahanini rije gusa nk'aho rishyiraho umucyo ku mibereho myiza y'intore. Ni iterambere rishyashya ritamenyerewe dushaka kuzana ryo kuvuga ngo niba umuntu ari intore biramutunga gute kandi ku rugero rwiza no ku rwego rwiza, ku buryo niba uri intore uhagararira n'igihugu n'umunyarwanda wese uhagarariye abona ko uri kumuhagararira kandi mu buryo bwose, ntibibe mu gisata cy'umuco gusa, ahubwo bigire n'umumaro no mu buzima bwacu bwa buri munsi uko tubaho urenze uwo bisanzwe bigira. Ikindi cya kabiri, ni itorero ririho kugira ngo ryigishe, rireme abatoza benshi, ryongere rigarure umwimerere no gukunda gakondo yacu, umuco wacu ari wo ubutore. Niyo mpamvu mubona igisata cy'intore tukibandaho cyane, ni ukugira ngo umwimerere ugaruke, ko wari utangiye gusa nk'aho utakara, ndetse byari bitangiye no gukendera mu banyarwanda, twari tumaze kuganzwa cyane n'ibinyamahanga. Ariko muri uyu mwanya iki shyaka ry'intore ryaje kumara cyane inkunga ikomeye ryaje gutera mu gihugu, nuko mubonye abatoza kandi beza. Ariyo mpamvu twaje tuhita dukemura ikibazo cy'ahantu abantu baza bitoreza, aho batugana, ndetse ubuzima bwa buri munsi. Ubu twaba dufite igicumbi cy'intore cy'ishyaka ry'intore, aho mwadusanga ku irebero aho twitoza buri munsi. Twitoza buri munsi mu gitondo kugera saa sita z'amanywa, ari abashaka kwiga, ari abashaka kutugana mu itorero, ari abakunda umuco, ari abashaka kuduha inyunganizi, ari abashaka kutwigisha. Biroroshye ko wadusanga aho ngaho tugasangira kuri ubwo bumenyi, ukadusangiza icyo ufite, tukagusangiza icyo tukurusha, bikagenda neza. Ngira ngo ni urebye izo nizo mpamvu nyamukuru zaziye ishyaka ry'intore. Murakoze cyane. Sobanurira ishyaka ry'intore noneho watunyuriramo muri make mbere y'uko baza gufata ijambo babaza ibibazo. Kubera iki Inirarugamba? Kubera iki ari igitaramo kizaba ku itariki 25 z'ukwa mbere? Murakoze cyane. Icya mbere cyo nababwira ni uko twe turi abatarama, twavukiye gutarama. Icyongeyeho ni uko mu kwa mbere
dufata ukwa mbere nk'ukwezi ko kweza mu muco wacu. Iyo niyo mpamvu ya mbere ituma dutarama muri Mutarama. Impamvu y'indiri ya rugamba rero biciye hejuru, indiri ya rugamba ni igitaramo kiganjemo ubutwari ariko ahanini ku bakiri batoya. Rero twateguye igitaramo nk'ishyaka ry'intore, dutegura igitaramo cyitwa indiri ya rugamba kugira ngo dushishikarize abakiri batoya kugira ngo bamenye u Rwanda, babe u Rwanda, babe intore kandi tubisakaze hose. Murakoze cyane. kugira ngo namunganiraho gato. Ikindi kintu nakongeraho ni uko indiri ya rugamba nk'uko abivuze ni amateka yabayeho yaranze abanyarwanda ashingiye ku butwari, tukaba natwe dushaka kwisanisha n'ayo mateka kuko dushaka gutera ikirenge mu cy'izo ntwari, ariko tunakangurira abatamenya ayo mateka y'u Rwanda bamwe na bamwe kuyabanyuriramo kugira ngo bagire amahirwe nabo yo kuyamenya. Rero muzaze murebe aho indiri ya rugamba n'ishyaka ry'intore bihurira. Ngira ngo impamvu nziza isobanutse izaboneka kuri 25 Mutarama. icyogere ngira ngo ubwo twinjiye mu ishyaka muri rusange, ngira ngo banabashije kudusobanurira muri make aho igitekerezo ishyaka ry'intore cyavuye ndetse no guhita bakora igitaramo muri rusange. Reka mfate umwanya dushimire BRD, umwe mu baterankunga bacu, dushimire inteko y'umuco, Conway, BFM Umwezi, Ishusho TV, Ingabo Museum n'abandi batandukanye. Turagenda tubavuga uko umwanya uragenda utangwa. Hanyuma ku bindi bibazo nari mfite bikeya mbere ko njya muri audience y'abanyamakuru, ishyaka ry'intore ryatangiranye abantu bangahe ubu ngubu, muri timu y'abantu bangahe? Hari n'umuntu wakomojeho abibaza cyane ndetse yaranabibajije namwe mwakomeje kubisubizaho, uretse ko abantu batigeze babisobanukirwa cyane kubera iki hatajyamo abakobwa, kugira ngo nike tubashanye. Murakoze cyane. Ishyaka ry'intore ubu turi benshi cyane, tugeze muri 70. Abantu tuzakorana igitaramo bose bagera muri 70. Abo ngabo bose bakaba ari ishyaka ry'intore. Hanyuma impamvu tutagira abakobwa ntabwo ari ukubirengagiza, si no kubanga, ahubwo nuko tukibategurira uburyo tuzabana nabo mu buryo bunoze. Nk'uko nabibabwiye, twabanje gusigasira igice cy'ubutore ko twari tugifitiye ubushobozi mu buryo bwihuse kandi bworoheje, ariko muri uyu mwanya turi gukusanya imbaraga n'ubushobozi kugira ngo muri icyo gicumbi muzahasanga uburyo bwo kwigisha no gutoza abakobwa, ariko umwimerere, hatarimo ibyiyongereyemo n'ibindi wavanga uko biboneye, ahubwo ibigize umwimerere w'umuco wacu. Murakoze cyane. Bagisubiza so uwifuza kubaza ndabona Kayezu hariya. cyambere n'abaza ni acyongera gikomeje avuga ngo bajya kurushinga ishyaka ry'intore, bashaka ko intore zitungwa n'ibyo zikora, zitungwa n'uyu mwuga wazo zirimo babita umwuga wo guhamiriza. baza byo kubisobanurira, bagira ngo tubwire ni mu buhe buryo, ni ubu ngubu nko gukora ibitaramo cyangwa se hari ubundi buryo muzajya mubikoramo ku buryo n'abo bantu muvuze 70 baba mu ishyaka ry'intore cyangwa se n'ababa mu yandi matorero bashobora kubireberaho. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ishyaka ry'intore ni itorero nkeka ko sinzi niba ari njye wenda udafite amakuru, ariko ntabwo twese uko turi hano nta muntu umaze amezi 3 arizi. Abenshi ntabwo nkeka ko bamaze amezi 3 bazi iri torero. Mutubwire amavu n'amavuko yaryo, kuko mwamwe tubazi ko mwabaga mu bihabe by'Imana. Ese nabyo mutubwire byagenze bite? Ese ibihabe by'Imana byo biracyariho cyangwa ishyaka ry'intore
ni ibihame by'Imana byahinduye izina, muraza kutubwira. Hanyuma kuri iki gitaramo mubikomojeho muvuga ngo ni ukubihuza n'ubutwari bw'Abanyarwanda, dusobanure mu buryo bwimbitse Indirarugamba bisobanuye iki, ese kubera iki iki gitaramo mugiye kugikora muri Mutarama? Murakoze. Murakoze cyane Kayezu. Reka mpere ku mpamvu gusobanurira uburyo duteganya kubikoramo kugira ngo bibe umwuga. Nk'uko wari ubibajije ngira ngo nawe ubyibajijeho, ntuzi niba guhamiriza ari umwuga cyangwa atari umwuga. Kuri iyi nshuro rero noneho nabihamye kuko bitunze benshi kandi babikora buri munsi nk'akazi. Ubu ngubu ni umwuga. Dushaka kubyemeza. Uburyo bwa mbere tugomba guheramo ni ubwo kubibamenyesha ko ari umwuga, kugira ngo mubimenyeshe n'Abanyarwanda benshi baba badukurikiye n'abandi. Umuco ntabwo, ubundi mu busanzwe umuco ntabwo ugurishwa kuko ni uwa twese, ariko iyo umuntu yakoze neza nawe ubwawe ushobora kumwishimira ukamushimira. Ngira ngo rero ni muri ubwo buryo umuco ukoramo, ariko turifuza nk'uko mwumva tugera mu bantu 70. Abantu 70 ntabwo twaba tuzi guhamiriza gusa, dufite n'ibindi byinshi tuzi bishamikiye ku guhamiriza, birimo nko gukora ibikoresho bimwe na bimwe bya Kinyarwanda, birimo nko gutoza, birimo n'ibindi byinshi tugenda twiga by'imyuga tuzi bitandukanye. So turifuza gufata bimwe mu mwanya dufata duhamiriza, tukagira ibyo twegeranya tukabishyira ku murongo, tukavuga ngo ishyaka ry'Intore noneho nyuma yo guhamiriza hari n'ibindi dukora. Mubishaka kutugana no kuduteza imbere yabisanga ahangaha. So ni mu buryo bwo guhuza imbaraga ayo maboko y'abantu 70, ubwenge bwabo, tugashaka ikindi kintu twakora dufashisha itorero kugira ngo intore zibashe kwiteza imbere. Ikindi kijyanye n'impamvu y'Indirarugamba tutabivuzeho cyane, ni uko ari agaseke gapfundikiye dushaka kuzabapfundurira kuri 25 kandi si kera. Ngira ngo umusibo n'uyu munsi n'ejo bundi inkoko ikabikora. Niyo mpamvu dushaka Abanyarwanda bari buze kubona iki kiganiro, namwe turi kumwe mudukurikiye, muza kwihangana tukazabana. Gusa mbaciriye muri make, Indirarugamba ari umutwe w'ingabo. Ngira ngo aho ngaho byagutera amatsiko kandi meza, ni uko ntabwo ari ijambo gusa, si n'izina gusa. Indirarugamba yari umutwe w'ingabo. Ubwo rero ntaho twashingiye dukora umukino wacu, uzaze mwumva amateka y'uwo mutwe w'ingabo, mwumve naho bihurira n'ishyaka ry'Intore. Ikijyanye n'uko ibihame by'Imana bikiriho, ibihame by'Imana biriho kandi cyane. Twabibayemo, ibi bintu dukora tubishyize mu rurimi mwumva ni nka Peri na Reyo na Mukura. Uyu munsi wakina muri Mukura, ejo ugakina muri Rayon Sport, ejo ugakina, ariko bitewe n'aho intumbero yawe muri bubashe kumvikana. Iyo umuntu aje mu butore aba afite intego nyinshi zitandukanye. Hari ababigira umwuga kuko ngo bibatunge, hari ababikoramo nk'imirimo y'ingororano yo kugorora ingingo zawe nka siporo uko benshi mubifata, hari ababikoramo kumenya umuco gusa, so hari n'ababikora byose bakabihuza. Rero bitewe n'amatorero ahari n'aho batoza hose guhamiriza, ni wowe uhitamo bitewe n'intego yawe. Intego yacu rero yabaye nk'aho isa nk'itandukana gatoya n'ibihame by'Imana. Ubu turi b'abana barerewe mu rugo ariko bagize izabo ngo. Ubu turi mu rugo rwacu ariko turi no mu ntego y'ibihame by'Imana, kuko intego ni ibihame by'Imana, kwari ukurema abatoza bazatoza n'abandi benshi. Ntekereza ko aho turi nibyo turimo, baturemyemo abatoza, dufitemo abatoza benshi bari gutoza n'abandi benshi bagiye batugana batari barabonye amahirwe yo gutorezwa mu bihame by'Imana. Rero nako kantu kabayemo ko kudahuza intego y'aho turi kujya, noneho ukavuga ngo nk'umwana warerewe aha nkaba nakuze, reka nanjye nshinga urwanjye rwaho kugira ngo nanizanye n'umubyeyi wandeze, kubera kutumvikana bitewe n'intego
mutahujije, ariko ibindi nta kibazo gihari. Ibihame by'Imana n'itorero rikomeye rigihari. Ishyaka ry'intore natwe twaravutse, ubu turakomeye, ngira ngo ni ibyo. Abasha gukora hano bamwe mu bakora mu ishyaka ry'intore bashobora gusubirayo bakajya gukora mu bihame by'Imana nabo n'ahandi hose, cyangwa umwe mufite abandi mutoza nabo batoza bazanakomeza gukora n'abandi. Hanyuma kujyanye n'inyungu ntabwo babashe kudusubiza neza uburyo guteganya gukomeza kwigira umushinga wagutse intore bizazunguka muri ako kazi zikora ka buri munsi ko guhamiriza. Murakoze cyane. Reka mbere kuri icyo cya nyuma, natanze urugero mvuga kuri APR, Rayon Sport, Mukura, Etincelles. Icyo navugaga, umuntu ashobora kuva mu Nganzo Ngari akajya mu Nyamibwa, ariko ntabwo iyo wavuye mu Nganzo Ngari cyangwa iyo wavuye mu bihame by'Imana uba wemerewe kongera kujya kubyina aho wavuye, uguma aho waganye. Niyo mpamvu ntabwo dushobora gutizanya imbaraga kugira ngo tubashe no guhiganwa. Ibyo byo ntimukabyirengagize, mu itorero ntibivamo, ahubwo nibyo bikwiye kuba byinshi. Habaho guhiganwa, hakabaho kurushanwa, hakabaho n'abarusha abandi. Mu itorero rero ntabwo nahamiriza mu bihame by'Imana ngo nze guhamiriza no mu ishyaka ry'intore muzamenye uhiga uwundi. Bisaba ngo mpamirize mu ishyaka ry'intore cyangwa ngo mu bihame by'Imana, aho ngaho noneho ujya uvuga ngo njye nkunda ishyaka ry'intore kuko rihiga, njye nkunda ibihame by'Imana kuko bihiga ishyaka ry'intore. Niyo mpamvu tudashobora kujya tugurana intore. Usibye mu itorero ry'igihugu niho hajya intore zituruka mu matorero yose, bahamagara bitewe n'ubuhanga mu matorero abo babonye, bagahitamo abahanga kuruta abandi, ni nk'Amavubi. Ariko nabikoresheje kugira ngo Abanyarwanda bamwe na bamwe batumva iby'ubutore basobanukirwe uko bigenda. Uburyo duteganyamo gukoreramo bikaba byatugirira umumaro n'umusaruro, ni uko noneho twashinze icyo gicumbi. Ntabwo uzaza kwiga ku buntu, iyo hageze hari ibyo tugomba, natwe hari ibyo tukugomba, kugira ngo twese tubashe buri munsi uzahadusange natwe utwigireho icyo ushaka kwiga. Ubwo ni uburyo bwa mbere burema amafaranga. Ubundi buryo ni uburyo bw'ibitaramo. Turifuza gukora ibitaramo byinshi, dukangurira abaterankunga kutugana ari benshi, dushimira abatuganye ko bemeye kutuba hafi kugira tubereke ibyo dufite, ariko turakangurira n'abandi benshi kutugana. Ni umuco wacu kandi wanyu kugira ngo ukomeze usakare. Icyo gihe niba tugana ari benshi, turakomeza natwe tugiremo inyungu nyinshi zitandukanye. Noneho nabigusobanuriye ubundi buryo ni ubwo kurema. Nk'ubu ntabwo byoroshye ko wabyuka kano kanya ngo mbaze ngo niye nasanga amayugi, ingabo, imigara biri ahantu biteretse, ariko niba twe turi intore bikakorohera kubidusangana, byaba byoroshye no kwigurisha. Turifuza no kuzana uburyo bwo kugurisha ibintu bya Kinyarwanda, ariko twebwe dukoresha umuco wacu muri ibi dukora, mu kuririmba, guhamiriza amateka. Iyo n'utuganye, n'udusuye, n'uzanye wiga, n'uje kwiga ku giti cye, azahasanga ibyamworohereza kwiga no kugaragara koko nk'intore. Ubwo ni uburyo bwinshi rero buzarema amafaranga. Hari n'ibindi buriya tubashije nyine, nk'uko nabikubwiye turi 70, ntabwo tubashije guhamiriza gusa. Ariko icyabaye cy'akarusho n'agahebuzo ni uko twihuje tungana gutyo. Gutyo rero tungana, icyo tuzahuriraho icyo ari cyo cyose kizaba ari kije gufasha iri torero twatangiye. Twizeye rero tudashidikanya ko bizadukundira kandi bikadufasha. Naho ngiye gusubiriza ibihame by'Imana ngo bacitse intege cyangwa se impamvu batakoze muri Mutarama, byo nabakoze amakosa. Ariko impamvu twe gukora muri Mutarama ni ukugira ngo Abanyarwanda batangirane igitaramo cyabo umugisha uva mu muco wabo. Tubifata nko kweza umwaka, apana kweza by'ibiribwa, ahubwo gufasha umwaka kuba mwiza ukera, kuko muba mwarawutangiye mubona ibikwiye kandi bikesha amaso yabo. Niko tubyizera. No kuba ariko impamvu mwahisemo gukora mu kwa mbere nyine
impamvu twahisemo niyo ngiyo nari gusobanurira, ni uko dukunda ko umwaka wacu utangira mwejeje amaso yanyu mukabona umuco wanyu mwiza. Burya ntabwo harimo ibintu byanduye mu muco wacu wa kinyarwanda, habamo amateka, habamo ibigwi, habamo uko twitwara, habamo uko dusa, uko tugenda, uko tuganira. Ni ibintu byiza bitwibutsa aho turi bo, tugatangira umwaka twishimye tunezerewe, tuba twumva twatanze umusanzu nk'intore utangiza umwaka wacu neza. nk'uko bivuze, ubutore bwagiye mu murage w'isi. Niyo mihamirizo 50 ntabwo dukora 10 gusa, dukora imihamirizo myinshi cyane, n'uburyo bwo kwisobanura. Burya imihamirizo igiye itandukanye, hari imihamirizo ndangarugamba, hari n'imihamirizo mukora mumaze kuvuga amacumu, nka za bihugu, indangamyambi. Izo ni imihamirizo dukora tugiye kuvuga amacumu. Rero imihamirizo y'urugamba habaho ikotaniro, habaho nta gishyika, iyo ikaba imihamirizo y'urugamba. Rero twebwe mu ishyaka ry'intore n'abantu batugana, se abakuru cyangwa abana, mbere yo gutangira kubigisha guhamiriza, tubanza tukabasobanurira intore ni iki, ibi bintu ujemo ni ibiki, witwara ute, isi by'ibanze bikenewe mbere yo kurambura amaboko ni ibiki. Kuko ubutore si ukujya tugahamiriza. Burya ntiwaba intore udakunda igihugu, ntiwaba intore utagira indangagaciro. Ibyo rero nibyo duheraho mbere yuko tubageza mu mihamirizo, tukabanza tukabasobanurira urugendo bajemo, tukabasobanurira ibigize ubutore, ubundi hakazaho iyo mihamirizo 50 uvuze. Yego. Erega nitwe, ariko icyo nakongeraho, turakangurira n'abandi nkamwe mu bigaragariza abanyarwanda, turakangurira abafitiye ubushobozi, turakangurira abo bireba gutuma koko iyo mihamirizo mukunze kubona ari mike, nuko hari aho imbaraga zitari. Ntabwo byakabaye ari ibicika, byakabaye bikendera, yewe ntibyanakabaye bike mu maso yanyu kandi ari byo byacu. Bisobanuye ko hari ahakenewe gushyiramo imbaraga. Dufatanye twese, ari ababimurika, ari ababitoza, ari ababyigisha, ari n'ababifite mu nshingano. Turebe koko ni gute twagarura umwimerere. Nk'ishyaka twaratangiye, hari aho tugeze, turi mu matorero ahamiriza imihamirizo myinshi, nimuzana mu gitaramo muzabibona. Ariko n'iyo tudahamiriza, n'iyo tudafite, n'iyo tutamenya, buri muntu ahari nk'umunyarwanda yibaze kubera iki, uyizi yadufasha iki, utayizi turi kumwe aze twigane, ufite ububasha kugira ngo tube abayizi bayitugezaho we aradufasha iki. Ibyo bintu muze kubihuza twese nk'abanyarwanda, turebe icyo byatanga. Murakoze. Iryo rivutse nyuma y'ibihamya, ndagira ngo tubwire itandukaniro rizajya riranga ishyaka ry'intore n'ibihame. Nimba namwe muzaguma muri abahungu gusa mutazigera mushyiramo umukobwa, simbizi. Hanyuma ikindi, cyongera bivuze neza ngo ni nko kuva mu ikipe imwe ujya mu yindi. Ni byiza ko buri wese areba ahamufitiye inyungu cyangwa ahamufasha kugera ku nzozi ze. None iyo uvuye mu ikipe yari ikomeye ukajya mu yindi, byanze bikunze n'umufana aragabanuka. Hari n'ukomeza kukubarira muri ya yindi wenda bitewe n'uko atagira. Ni izihe mpungenge mwamara abantu babonye ibitaramo bya ririya torero mwahozemo? Iyi murivuyemo mugakora ijyanyu, kose abantu bahita bavuga bati kadategereze. Ni ayahe matsiko mwamara abantu kumva ko batazaza kureba bya bintu twabonye ubushize muri Mutarama? Umwihariko wanyu, itandukaniro ryanyu. Murakoze. Erega nitwe, icyo nakubwira, reka mpere ku mwihariko. Hari uburyo muvuga abakobwa ukagira ngo twarabaciye. Oya,
ahubwo hari uburyo twifuza gukorana n'abakobwa mu itorero bitewe n'uko itorero ryabigenaga n'uburyo itorero ribigena. Sinzi niba mubona uko abakobwa b'u Rwanda babyina, iyo babyina bagira uko babyina, bagira icyo berekana, tugira icyo tuvuga kwikunda ku mubyimba, ukikunda mu mubyimba wawe, ukagaragaza ubwiza bwawe, kuko twemanya ko twese abashiki bacu n'abari b'iwacu ari beza. Iyo rero umukobwa abyina aba agaragaza ingingo ze, agaragaza ubwiza, agaragaza ko ateye, agaragaza n'u Rwanda muri rusange. Ubwiza bwe bugaragaza ubwiza bw'u Rwanda. Ntekereza ko rero udakwiye kubona buri wese uko bitekereje n'uko abishatse n'uko abyibwira. Bariya bafite abakobwa baba babisezeranye n'abo bagiye kubyinira, ubwo babona bakwiye kubabyinira. Natwe iyo twegereye buri ukatubwira ngo tuzane abakobwa, tugira abashiki bacu beza bazi banatojwe, turabazana ariko tukareba ngo birakwiye. Ahangaha tugiye kubajyana koko nibyo. Umukobwa akwiye kuza akaranga ubwo bwiza, akagaragaza ingingo ze, akikunda mu mubyimba. Imbere y'iyo mbaga yose aho ngaho tukabitekerezaho, tukabiganiraho, ariko ntitwabaciye. Tubyara abakobwa muri twebwe, dufite bashiki bacu nk'uko nabikubwiye, tunabyarwa n'ababyeyi. Rero turakorana, turabafite, turabigisha, ariko duhitamo tukanagena uburyo bagaragara. Ngira ngo icyo ngicyo kibaye nk'igisobanuka ku bantu benshi. Duhitamo tukagena n'uburyo bari bugaragare. Icyo ni kimwe. No mu bihame by'Imana muzasubiremo no mu bitaramo twagiye dukora, hari aho mwabonaga abakobwa atari abaje bizihiwe, twapanze bakaza tukaririmbana bakanabyina, ariko tuba twabigennye twanahisemo uburyo bigenda. Icyo ngicyo ni kimwe ngira ngo ubashe kucyumva. Ikindi warubajije ni hehe bizatandukanira n'ibyo twabonye muri Mutarama. Ibyo reka mbiharire umutoza. wanyura umwanya yadukunda. Yadukunda pe. Murakoze cyane. Ntekereza ko mutakwiye kudusanisha na Mutarama ishize, kuko ubu twe turi ishyaka ry'intore. Iki ni igitaramo cyacu cya mbere tugiye gukora, ntaho gihuriye rero na Mutarama yindi. Ndumva icyo kintu cyumvikana. Ariko abantu babikoze ni bamwe. Ntabwo turi bamwe. Iri ni ishyaka ry'intore, abakoze Mutarama y'ubushize byari ibihame by'Imana. Ngira ngo usibye n'ibyo, ntabwo n'ibihame by'Imana tukibibamo twakoraga igitaramo ngo kigaruke. Ngira ngo niba warahabaye warakurikiye, nta gisa n'ikindi. N'ubu rero turi ishyaka twaratojwe kandi dufite n'abatoza. Icyo nakubwira, uwagira umwanya yadukunda.